Gusesengura Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17 kugera kwa 25. Mbere yuko duhasoma kugira ngo tubone uko tuhasesengura, ndagira ngo nkwibutse ko uduce tubanza ushobora kudusanga kuri YouTube channel yacu, ukaba watureba twose ndetse ukaba wanakora subscribe kugira ngo n'utundi duce nitusohoka tujye tukugeraho, kubera ko dufite umugambi umwe wuko turushaho kureba iki ijambo ry'Imana rivuga. Content, ijambo ry'Imana rivuga iki, ni iki rigambiriye kutubwira, cyane ko abantu benshi bajya bibeshya kuri content, kubera ko umuntu asomye yihuta si ijambo ry'Imana ataritekerejeho, cyangwa se yabuze n'undi bafatanya kugira ngo baritekerezeho barusheho kungurana ibitekerezo. Ndagira ngo rero ukomeze kudukurikira, dukomeze kubana, reka tuhasome kugira ngo tubone uko tuhasesengura, turusheho kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Umurongo wa 17 uratubwira ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, niba tubaranwa nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bwabishyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe afite umuganura w'umwuka, natwe tunira hamwe mu mitima yacu dutegereza guhishurwa abana b'Imana, dutekereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Ese hano Pawulo yashakaga kuvuga iki muri aka gace? Ndagira ngo dusesengure neza turebe. Kuba abana b'Imana bivuga hano ku murongo wa 17 bivuze ko tuba n'abaragwa. Kuba umwana w'Imana bivuze no kuba umuragwa. Kuba umuragwa si ukuba umuragwa gusa, ahubwo ni ukuraganwa na Kristo. Umurage umwe, dusangira umurage na Kristo kubera ko turi abana b'Imana. Aha ngaha bihita bitwereka neza ikinyoma Satani abeshya abantu, cy'uko kuba umwana w'Imana bivuze kwiyongera kw'amafaranga, bivuze kwiyongera kw'icyubahiro, bivuze kwiyongera ko kumenyekana. Ugasanga abantu batumbiriye ibintu biciriritse bidahura cyane rwose n'icyo uyu murage utagajuka uvuze. Uyu murage uvuze rwose kuba umwana umwe usangiye umurage na Kristo Yesu. Mbere yuko wenda wakwibaza ikindi, wakwibaza ngo mbere yo kwibaza ibyo Kristo aragwa, wakwibaza ngo ahubwo se n'iki Kristo ahejwe? Kugira ngo wumve uburemere bw'uyu murage, birenze cyane kumenyekana, abantu bibwira ko ari byo baragwa, birenze cyane ubutunzi bw'amafaranga, wakwibaza ngo Kristo ahejwe kuki? Umurongo wa 18 wahita ubona ko ahita duhuriza kuba abana b'Imana akabihuza n'imibabaro. Ese iyo wibutse iyi mibabaro wibuka iki? Kuki arimo kubivugaho cyane? Pawulo nk'umuntu wahuye n'imibabaro muri uru rwandiko, ndetse mu buzima bwe bwo gusakaza ubutumwa bwiza, atubwira rwose ko kuba abana b'Imana bihura n'imibabaro, ndetse agiye no kudusobanurira impamvu bihura n'iyo mibabaro. Abakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 24 niho dusanga neza iyi mibabaro ya Pawulo, aha tubwira ngo ibihe bitanu Abayuda bankubise inkoni 39, ibihe bitatu nakubiswe inga, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe bitatu inkuge zaramenetse, naraye umuhengeri nirirwamo, nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati,
mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Wakibaza ngo kuki arimo guhuza iyi mibabaro ahise ayizana munsi yo kuba avuze ko abantu bahinduka abana b'Imana bagahinduka n'abaragwa. Ariko ahita atwereka neza ko ku murongo wa 19 ahita atwereka ko ibyaremwe byose byashyizwe mu bubata. Mu 20 kugera kuri 21 ho akatwereka ko wabishyize mu bubata bw'ibitagira umumaro ari umuremyi wabyo, ndetse akatubwira n'impamvu y'uko ibi biremwa byashyizwe mu bubata kubw'impamvu z'ibyiringiro, kugira ngo bibeho ubuzima bw'ibyiringiro, kandi yerekana ko ibyo byiringiro bizana kuniha ko kuramukwa, aribyo avuga kuri 22 kugera kuri 23. Ubwo kuniha ko kuramukwa rero kwerekana ko ku murongo wa 24 kugera kwa 25 kwerekana ko kuzana ibyiringiro no kwihangana nk'ikimenyetso cy'uko bituruka ku gakiza kacu. Inshamake, turebe inshamake muri iki gice inkomo. Tubonamo ko ubuzima bushya muri Kristo tubona, ndetse tukabonamo ko abana b'Imana bivuze ko tuba abaragwa, ndetse abaragwa b'Imana n'ibyaremwe byose ndetse byashyizwe muri ububata n'uyu muremyi. Kandi impamvu yabishyize muri ububata ni ku mpamvu z'ibyiringiro, ko byiringira ko bizabaturwa. Ibi byiringiro no kwihangana ni ikimenyetso cy'agakiza kacu. Ikintu tutasimbuka tutavuze ni uko niba wakurikiye neza ukabyitegereza, nk'umuntu Pawulo, rimwe na rimwe hari ikintu abantu bibeshyaho, ubwo Imana yahamagaraga Pawulo bavuga ngo nanjye nzakwereka uburyo bazababazwa bamuhora izina ryanjye. Bigasa nk'aho abantu bavuze bati nk'aho ari kimwe kuri kimwe, ariko ntabwo ariko bimeze. Ahubwo ni uko Yesu aba avuga ngo nzakwereka uburyo umuntu nk'uyu nguyu ndenganya nawe ashobora kunkunda urukundo rutagira akagero. Bitwereka neza ko rwose ibyaremwe byagiye mu bubata, ububata bwabishyizwemo n'uwabiremye kubw'impamvu z'ibyiringiro, umunezero wo kubaho ubu buzima bw'ibyiringiro. Bigaragaza neza ko ari ikimenyetso simusiga cy'uko kwiringira biva mu musaruro wo gusobanukirwa agakiza icyo ari cyo.